Ndagusuje cyane wowe ugomeje gukurikirana Arena Media TV. Ngendi proto simple and sociable, simple and sample to humble people, your entertainer. Banza ukore subscribe, kora share, kora like, kora na comment. Mwibutsa yuko iyi channel uzajya dukurikirana ku biganiro bigiye bitandukanye, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya politike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari inkuru yagiye icicikana ngira ngo buri muntu wese yaba ukurikirana radio, yaba imbuga nkoranyambaga, inkuru ya Prince Kid ndabizi yari imaze igihe kinini, buri wese yagiye ayikurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Turashaka kurebera hamwe rero ifungurwa rye, ese byaranzwe n'iki ku nzego zigiye zitandukanye. Kuri uyu mwanya rero turi kumwe n'umuntu ukurikiranira hafi cyane ibijyanye na politike n'imyidagaduro. Amazina ye aratangira yivuga, si ngombwa ko nyavuga nawaze kuvuga, aratangira atubwira amazina ye ndetse akomeza kubera yuko ibintu urubanza cyane rwa Prince Kid yagiye arukurikirana cyane mu buryo bugiye butandukanye. Murakoze cyane Arena Media TV, amazina nitwa Bagenzi Jean Claude. Nibyo koko urubanza rwa Prince Kid narukurikiraniye hafi kubijyanye kuva rwatangira kugeza rusojwe. Hanyuma tugiye kuganira kubijyanye n'imisesengurire ishusho byatanze yaba muri public ndetse n'ubutabera bw'u Rwanda. Yes, nkuko mubyumva rero yitwa Jean Claude, ndahamya neza ko ari umwe mu bantu bagiye bakurikirana uru rubanza rwa Prince Kid, yaba kuva rwatangira ibyagiye birurangamo hagati byose kugeza igihe rusa nkaho rwasubikiwe. Ngira ngo Claude turatangira wenda utubwira ishusho ya Prince Kid muri rubanda, mbega yagaragaye te mbere yuko kumva ngo se Prince Kid numwe mu bantu yatezaga igitsina gore imbere cyane mu bintu bijyanye na Miss Rwanda, aho buri mukobwa wese yagenda agatinyuka agaragaza ubuhanga bwe, ibyo ashoboye, ubwiza bwe. Ese bikimara kumvikana yuko Prince Kid yaba yaragiye ahohotera aba bakobwa mu buryo bugiye butandukanye, none nko muri rubanda cyangwa se muri societe, ishusho ye yaba yaragiye igaragaramo gute? Inkuru ya Prince Kid ngira ngo yamenyekanye ubwo Ribu yatangazaga yuko Ishimwe Diadoni ariwe Prince Kid yatawe muri yombi, akaba yarakurikiranyweho ibyaha birimo ishimisha mubiri ndetse no guhoza undi ku nkeke ugamije kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Hanyuma wenda Prince Kid nabanza nkamusobanura, akaba ari umwe mu bantu bateguraga Miss Rwanda, aho bazengurukaga igihugu cyose bashaka abakobwa bigaragaza mu bwiza kuruta abandi ndetse bafite n'ubwenge. Hari ibyashingirwagaho kugira ngo umukobwa azahiga abandi, hanyuma uwo mukobwa akaza guhabwa umwanya, noneho akagaragaza icyo azamarira abakobwa mu Rwanda ndetse n'abagore. Ngira ngo rero uwo Prince Kid warushinzwe kubitegura, nibwo amakuru yumvikanye bivugwa ko yatawe muri yombi. Hanyuma Prince Kid akaba yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha nk'uko bisanzwe amategeko abiteganya ko mu minsi 5 umuntu aba yageze imbere y'ubushinjacyaha hanyuma akamenyeshwa ibyo aregwa. Na Prince Kid niko byagenze rero, hanyuma agezwe imbere y'urukiko amenyeshwa ibyo byaha aregwa nk'uko twabisobanuye haruguru. Prince Kid iyo minsi yaje kuyijurira, ariko birangira n'ubundi urukiko rwemeje ko agomba gufungwa iminsi 30 akajya aburana aturuka imageragere. Ni inkuru yabaye nkaho iteye ivuzwe cyane mu gihugu, kubera ko byabaye nkaho bitungura abantu kumvikana ko Prince Kid bari abakobwa hari ubundi buryo yabifashishagamo mu bijyanye n'ishimisha mubiri. Hanyuma nyampinga Pito Miss Rwanda isa nkaho ikemanzwe kubera ibyo ngibyo byakorerwagamo. Ababyeyi benshi baravuga bati abana bacu barabaviyoye, abana bacu biba byinshi, amagambo aba menshi. Tukaba tuje kugira ngo rero tubafashe mu bisesengurire rijyanye n'uko urubanza rwarangiye. Hanyuma ku byerekeranye n'imvugo z'abanyapolitike, ngira ngo nawe uri umubyeyi, wenda tuve no ku bya politike, nawe uri umubyeyi ukumva ko abana boherezwaga kugira ngo bajye kugaragaza ubwenge n'ubuhanga ndetse n'ubwiza bahohoterwaga ku rundi ruhande, ntago nawe byapfa kukorohera. Hanyuma rero nk'igihugu kigendera ku mategeko, ntekereza ko ahubwo ishusho byatanze ari ukwigenga k'ubutabera, kubera yuko utigeze bukorera ku gitutu gishingiye ku mvugo z'abanyapolitiki batandukanye. Akenshi bakoreshaga amagambo aremereye, noneho hanyuma rubandika avuga ngo Prince Kid noneho ibi bintu ntari bubihonoke, noneho ibintu biraza kugenda gute.
ngira ngo hariya noneho niho umuntu aba agiye gusuzumira ubutabera akamenya ngo ese ubutabera bwatanzwe ku buryo buboneye, ese uyu muntu ibimenyetso ukwiregura kwe kwahawe agaciro cyangwa se ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha se bifite ishingiro cyangwa nta shingiro bifite. Ngira ngo rero nk'uko twabibonye mu isomerwa rya Prinskid, ni ukuvuga ko twabonye ko umucamanza yagiye yita kuri buri kimwe, kandi ntaho byagaragaye yuko umucamanza yigeze akorera kuri pressure cyangwa se imvugo z'abanyapolitiki ngo zigira influence muri urubanza, kereka iyo tuza kubona hari ubundi buryo bwakoreshejwe cyangwa se hakaba habayeho igoragozwa ry'ikimenyetso kikaza gushingirwaho n'ubucamanza, wenda Prinskid akaba akatiwe nabuza nubwo twari kuvuga ngo imyaka 5 mu gihe bamuporopozaga imyaka 16. Ntago ngira ngo dosiye za viole zikunze koroha umuntu wese iyo bamucaginzeho iyo kesi ya viole muriho. Ngira ngo umuntu wese aba yumva ari ikintu gikomeye kubera ko ari kiri mu bihano, kiri mu byaha bihanishwa igihano kiremerewe mu gihugu cyacu. Ngira ngo rero mu mvugo z'abanyapolitiki ngiye uko nabonye nta hantu hamwe byigeze by'influence, ahubwo ngira ngo ni naho umuntu ashobora gutangira kugira, niho umuntu ashobora gushimira ubutabera kubera ko budashobora gukorera ku gitutu cyangwa se kuri pressure y'abanyapolitiki hashingiwe kuvuga ngo uko numvishe runaka yavuze ngo noneho runaka ntibiri mu mworohere. Uburyo butandukanye nge numva ntaho haba haragaragayeho cyangwa se influence z'abanyapolitiki, ahubwo ngira ngo twakomeza kugira icyizere ubutabera. Yes, ngira ngo rero ubwo ngubwo noneho ese ubu Prinskid we nk'umuntu igihugu cyose twavuga ko bagiriraga icyizere, niyo mpamvu byagiye binatungura abantu bagiye batandukanye kumva ati se Prinskid twamufataga nk'umuntu warebereraga inyungu z'umwana w'umukobwa mu Rwanda kuba yateza imbere, none kumva none byumvikanywe yuko ari we muntu bahohotera we wakabateje imbere. Mbere yaho we isura yafatwagamo niyo ubu ngubu ari gufatwamo nyuma yuko bigaragaye ko ari umwere, ubu noneho isura ye wayibara gute nko muri societe nyarwanda? Noneho ese arongera agirirwa icyizere nk'uko byahoze, cyangwa se kumwe umuntu bavuga ati nta nduri ivugira ubusa, bishobora kuba byabaye yagizwe umwere, ariko nanone ababyeyi ntago babura kugenda bamukemanga bavuga ati ariko nyamara wasanga byarabaye cyangwa se bitarabaye, ku buryo ushobora gusanga nk'icyizere yagirirwaga muri societe hari ikintu cyagabanyukaho. Ese isura ye urayibona gute muri societe kuri ubu ngubu nyuma yuko ibi byose bibaye? Murakoze cyane. Ngira ngo noneho ubu ngubu ubwo urubanza rwasomwe kandi Prinskid akaba abaye umwere, ngira ngo noneho ubu ngubu nibwo Prinskid yagomba kuba agiye gukora, kubera ko nibwo agiriwe icyizere. Ukurikije ibyaha byose yarakurikiranyweho, urukiko rukaza gusuzuma rugasanga nta cyaha na kimwe muri ibyo byaha bimuhama, ni ukuvuga ko Prinskid noneho ibyo akora noneho biciye mu mucyo, ahubwo aribwo noneho agiye kubinonosora. Ngira ngo nk'ubusanzwe mu buzima ntago challenge zabura, nta bintu umuntu ashobora gukora ngo bize kubura gukemangwa, ahubwo ngira ngo noneho ubwo Prinskid yajyaga bikora nk'umuntu ubyihererana ku giti cye, ntekereza ko muri Miss Rwanda nta yandi manyanga ashobora kongera kubamo kubera ko n'izindi nzego zabihagurukiye, ahubwo ngira ngo nibwo byatunganywa cyane ko uriya ari nk'umurimo Prinskid yari yarihangiye wo kugira ngo ashakire abakobwa abafatanyabikorwa, ndetse uzi ko Miss Rwanda yahaga abantu benshi akazi. Ngira ngo ahubwo Prinskid ngewe uko ntekereza nibwo agiye gukora, nta sura mbi bitanze mu buzima bwa muntu, nta gihe umuntu atagira gukererwa cyangwa se gukerezwa. Ngira ngo kandi n'ubundi intego yari igambire byaro kugira ngo basuzume niba muri Miss Rwanda nta bindi bintu bishobora kuba bikorerwamo indani kandi bitari biboneye cyangwa se bivyora ubuzima bw'abana b'Abanyarwanda. Murakoze. Nawe urakoze cyane Claude. Ngira ngo nk'uko bikunda kugaragara muri societe nyarwanda, hari igihe umuntu agera mu gihe cy'ibibazo ugasanga inshuti zimuvuyeho, abantu bamwe batangiye kumutererana, baramwirengagije, umuntu mwari inshuti mwahuzwaga na byinshi bigiye bitandukanye, ariko yabona ugiye mu gihe nk'icyo ngicyo cy'amakuba akakwirengagiza akagutererana. None ese kuba ibyo ngibyo ngira ngo bigiye bimenyerewe cyane nyine, none ese muri urubanza rwa Prinskid we situation imeze gutyo nta hantu waba warigeze uyibona? Ni nk'iki kintu waba warabubonye kidasanzwe noneho kuri Prinskid n'uru rubanza rwe? Murakoze cyane. Ngira ngo hari ni
ikintu nabonye kidasanzwe mu rubanza rwa Prince Kid, ngira ngo hari umukobwa ndumva ari Miss Elisa wagaragaye ko yabaye hafi Prince Kid cyane, ngira ngo ahari niwe tushobora kwita inshuti nyanshuti nk'uko bisanzwe mu kinyarwanda tujya tubimenya. Ngira ngo uwo Miss Elisa byigeze kuvuga ko ashobora kuba yarigeze no gusa nkaho afungwa kubera Prince Kid, ku bijyanye n'inyandiko zigeze kugaragara ko ashobora kuba yarageze mu ruhare mu isinyarwazo kugira ngo zize kuzifashishwa n'uruhande rwa Prince Kid kugira ngo ruzazifashishe rwiregura. Ngira ngo rero harimo love issue ishobora kuba yaragaragaye, sinzi niba wenda ari umubano wari usanzwe hagati ya Prince Kid na Miss Elisa, ariko ngira ngo nanjye mbaye ndi nk'umusore nkagera muri biriya bihe by'akaga, biriya bihe bitoroshye, hakagira umuntu w'umukobwa ushobora kumba hafi, ntiyite ku magambo ari kuvuga, ntiyite ku bikorwa bavuga naba narakoze, ahubwo akagaragaza ko ari kumwe nanjye mu rugendo atitaye ku byavugwaga. Ngira ngo uwo muntu nanjye ari bishoboka namugira umugore ari nk'umbisaba akabinyemerera. Ngira ngo nta nubwo ari aho nyine, ngira ngo wenda twakirefera nko ku rubanza rwa Uwihoreye Jean Bosco bakunda kwita Ndimbati. Ngira ngo naho wabonye ko mwirekurwa rye yaje gushimira umugore bashakanye, kuko urabona nawe ibyo yarakurikiranyweho ni icyaha kimeze nk'icya Prince Kid, nawe byuko ashobora kuba yarasambanyije umwana, yashobora gukatirwa imyaka myinshi kubera ko iriya nayo yari viole. Ngira ngo rero kuba umugore wa Uwihoreye Jean Bosco yaragaragaje itandukaniro ntashingire kubivugwa, ahubwo akaba hafi y'umugabo we kugeza arekuwe agize umwere. Ngira ngo inshuti nk'izo nizo ziba zikenewe mu buzima, kandi ngira ngo uriya mwana w'umukobwa nanamushimira kubera ko yitwaye neza. Hanyuma Prince Kid ari nka mukuru wanjye namubwira ngo Miss Elisa ubimusabye akabyemera uzamugira umugore. Yes, uti Prince Kid ari nka mukuru wanjye namusaba akazaba yashaka uriya mukobwa. Ngira ngo nibyo koko nk'uko ubivuze, yamurwanyeho pe, yagiye amufasha. Ngira ngo asa nkaho yemeye yishyirisha no muri gereza, ngo ari kwica iperereza kugira ngo agende amukurikirana. None rero nguko birabaye, Prince Kid biciye mu nzira ndende, araburanye, biciye hehe hose, birangiye agizwe umwere. Navuga yuko yarasebye muri sosiyete, isura ye yagaragaye nabi. None se hanyuma yuko bibaye byose, isura yigaragaye nabi muri sosiyete, ku mwisho birangiye noneho agizwe umwere, we ubwo ngubwo nk'umuntu dushobora kuvuga ko noneho yarenganyijwe. Ese we kuri we nta mategeko arashobora kumurengera nk'umuntu waba wararenganyijwe, kugira ngo noneho nawe agire nk'ikintu ashobora kuvuga ati nanjye noneho rero byarabaye, sosiyete mwarayinteje, mwarandenganyije, narasebye, muri famiye bari batangiye kumfata uko ntari, mu bantu Miss Rwanda muri rusange bishyize habi, ariko cyane cyane kwirefera nkawe mu buzima bwe bwite noneho nk'umuntu waba warakomerekejwe. Ese we nta mategeko ashobora kuba yamurengera? Ngira ngo murakoze. Ngira ngo hari antekereza yuko ibyakozwe byose bishingiye ku mategeko, kubera yuko Prince Kid icyaha yarakurikiranyweho gihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2, kandi ndatekereza ko amakuru mfite nuko igifungo kirengeje imyaka 2 umuntu aba atemerewe kuburana ari hanze. Niyo mpamvu nkubwira ko ibyakozwe bikurikijwe amategeko. Hanyuma wenda Prince Kid yashoboraga gusa nkaho yakwifashisha ubutabera akeneye kurenganurwa igihe byaba byarakozwe n'umuntu ku giti cye, akaba ari we wasa nkaho bamufungishije, hanyuma bikazasanga ari nk'akagambane kabaye, nubwo wenda ntekereza ko yashoboraga kuba yasaba indishyi z'akababaro. Ikindi Prince Kid aba ari umuntu wari ufite akazi kari permanent, akazi ka burundu, akaba wenda muri iyi minsi akaba yari yarahagaritswe mu kazi ataragikora. Ngira ngo n'ubundi amategeko umusanzwe ari kiriya arabisobanura ko uwo muntu iyo agarutse abaye umwere asubira mu nshingano ze, kandi imishahara yari yarahagaze akayihabwa. Nkumva rero hariya ibijyanye na Prince Kid nta hantu amategeko ashobora kuba yarabangamiye cyangwa se indi hohoterwa yari yakorewe, kubera ko inzego z'iperereza zari mu kazi kazo, kandi kugira ngo zimenye aho ukuri guherereye. Ngira ngo n'ubundi byakozwe byakurikijwe amategeko, kuko ateganya kuri muntu yagombaga gukurikiranwa afunzwe. Murakoze. Ese muri uru rubanza rwa Prince Kid nanone haba hari nk'akantu kagashya mbese kadasanzwe cyangwa se gatangaje kaba karagaragayemo? Yego, murakoze. Muri urubanza ko kuhagaragayemo agashya, hari nk'amajwi yumvikanye mu rukiko
agaragaza Prince Kid asa nkaho asaba umwe muri bari abamisi hari ibyo ngo yamusabaga, ariko ngira ngo mu buhanga bw'umwavoka uriya wunganiraga Prince Kid, ayo majwi yasabaga uwo miss, umuhanga bw'umwavoka baje kwita gutereta aho kugira ngo byitwe guhoza undi ku nkeke. Ngira ngo nako ni ikintu kidasanzwe cyangwa se nagashya kagaragaye mu rubanza, aho noneho byiswe gutereta, kandi ngira ngo mu mategeko y'u Rwanda ntaho itegeko riteganya guhana umuntu wateresa undi. Ikindi cyagaragaye muri rubanza nacyo naho Prince Kid yigeze gushaka kurebana n'aba batangabuhamya batatu bari bahamagajwe n'urukiko kugira ngo nabo bumvwe mbere y'ipfundikirwa ry'urubanza. Hanyuma Prince Kid akabaza umucamanza ati nyakubahwa perezida w'urukiko mwanyemerera nanjye uwo muntu tukarebana mu maso. Hanyuma umucamanza nawe agahindukira akabaza uwo nguwo wari kuri ekara agaragara avugana atanga ubuhamya mu rukiko. Hanyuma yamubaza, umucamanza yabaza uwo umwe muri abo bamisi wari wahawe niba nabyita amarufabe cyangwa se amakode, wari wahawe kode. Hanyuma yamusaba ko yavugana na Prince Kid, uwo mutangabuhamya akavuga ati no ntago mbishaka, ariko ngira ngo n'amategeko arabiteganya nk'umuntu wari wabaye violé, ntago iyo yongera kureba n'ushobora kuba yaramuhemukiye nawe byari kumwangiza mu buryo buri mentale. Murakoze. Yes, ndagushimiye cyane Claude, wakoze kwitabira kuri Arena Media TV. Ngira ngo namwe mwese mugomeje gukurikirana Arena Media TV, ndabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu muba mwafashe mukadukurikirana. Nkwibutsa yuko niba uri mushyashya kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ukurikirane video zigiye zitandukanye, yaba filimi nabibabwiye, yaba comedy, yaba ibiganiro bya entertainment, bya politike, byose komeza dukurikiranye. Rero ukomeze gukora subscribe, ndagushimiye, komeza uryoherwe n'ibyo uri gukora byose kandi ugomeze uhirwe. Nge nari Proto Simple and Sociable, Simple and Sample to Humble People, Rio Entertainer. Ciao ciao.